kizajya kiba ku cyumweru saa 3 z'ijoro kugera saa 4 n'igice. Murumva tutabadempatisha. Hano hazaba hari umuziki w'amoko yose, sebeni, igisimba, reggae, zuke, zulu, country music. Nzajya mba hano nicaye kuri piano turi kuramya Imana tunayihimbaza, tuzataramana n'abaririmbyi mukunda, tuzafasha impano zizamuka cyangwa ziri kurirwa kugira ngo tuzigeze kure, kandi Kristo yiteguye kubidufashamo kuko niwe muterankunga wacu mu kurereka. Tutamufite ntacyo twakwishoza n'icyo twagira. Hari akantu nakunze we, hari akantu nakunze dusome muri Matayo. Ijuru rizanyeganyega bakira bera bavuye muri isi. Uzabara umunsi uhebuje tuzaba dusize imiruho. Uzabara umunsi uhebuje biroroshye kandi birashoboka. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano. Bikem wa Yesu yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muva aho muherereye, upfa kuba ufite piano gusa. Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa uba ubaye umucuranzi wifuza kuba we. Yes, reka tubasuhuze cyane inshuti mudukurikiye muri aka kanya mu kiganiro. Hari gukora arangije kuririmba neza ngo mbese yandeka ngo ninde wari kunshungura ko nta wari kubishobora. Ni ikibazo batubajije. Ni ikibazo bambajije, ni ikibazo bakubajije uri kutureba. Ni korali nziza cyane yitwa New Melody. Barabajije ngo iyandeka ninde wari kubasha kunshungura, ninde wari kubishobora. Ngewe igisubizo mfite nuko ari ntawe. Yesu yadakora iki gikorwa cyo kuducungura nta wundi wari kubishobora, kuko ngo bashakishije mu bizima byose, mu bakuru bakomeye n'aboroheje, mu bantu bose umuntu waza gucungura isi baramubura. Ariko turashima umwami Yesu Kristo ko yatoye yego, akavuga ngo ibyo byananiye abandi ngewe ndabishoboye, ndemera kujya gucungura umuntu. Yesu Kristo ni yamamare kandi ahabwa icyubahiro. Nitwa Bikem cyangwa se Bikem wa Yesu. Ndabizi ko abantu bakuri iki kiganiro hamwe na bamwe mushobora kuba atari ubwa mbere mubonye isura, ariko kandi nimba ari n'ubwa mbere ntacyo bitwaye. Ndi hano kugira ngo tumenyane, ndi hano kugira ngo twibwirane muri uyu murimo mushya twinjiyemo, cyangwa se muri yerekwa rindi rishya twinjiyemo. Turi kuri televiziyo ya Yongwe TV nk'uko mudukurikiye. Njye nitwa Bikem wa Yesu. Iki ni ikiganiro maze iminsi mbibabwira, maze iminsi mbibateguza, maze iminsi mbishyira muri publicité. Mwabibonye na jingo yabanjije ikiganiro ko twabivugaga. Turi mu kiganiro cyitwa Evening Glory. Wow, Evening Glory birumvikana biri mu rurimi rw'icyongereza. Biravuga ngo umugoroba w'ikuzo, umugoroba w'amashimwe. Ese ufite impamvu nawe zo gushima Imana? Hari umuririmbyi yabivuze ngo we ngo ngende uva ngo mfite indirimbo ibihumbi, mfite indirimbo ibihumbi, nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Ni ukuri nanjye ndanyuzwe, ndanezerewe. Mfite indirimbo ibihumbi n'ibihumbagiza zo gushima Imana. Ngewe ariko akanwa kanjye gahora kiteguye gukorera Imana, cyane cyane uburyo bwo kuyiririmbira. Niyo mpamvu iki kiganiro rero, dore rero surprise. Iki kiganiro muzakibanamo ikintu bita abaririmbyi, abahanzi, amakorali, worship team, ndetse si ibintu bizaba kera. Uyu mugoroba bigiye gutangira. Uvuga ngo bigiye gutangira. Uyu mugoroba bigiye gutangira. Turaza kuba turi kumwe na korali na Agaseke Gapfundikiye mbaye, ariko ndabizi muraza kwishima, muraza kunezerwa, kuko uyu mugoroba tugiye kurya, kandi tugiye kurya neza, tugiye kurya indyo yuzuye. Reka maze mbaho umurongo rero w'iki kiganiro cyacu tugiye gukora. Umurongo kizaba gifite icyambere ni ikiganiro cyo gushima Imana, ni ikiganiro cyo guha Imana ikuzo n'icyubahiro kuko ibikwiye, cyitwa Evening Glory. Iki kiganiro cya Evening Glory kizajya kiba kuwa kabiri saa 3 z'ijoro kugera saa 4 n'igice. Kizajya kiba kuwa gatanu
saa 3 z'ijoro kugera saa 4 n'igice. Kizajya kiba ku cyumweru saa 3 z'ijoro kugera saa 4 n'igice. Murumva tutabadembagisha. Hano hazaba hari umuziki w'amoko yose, sebeni, igisimba, reggae, zuke, zulu, country music. Nzajya mba hano nicaye kuri piano turi kuramya Imana tunayihimbaza, tuzataramana n'abaririmbyi mukunda, tuzafasha impano zizamuka cyangwa ziri kurerwa kugira ngo tuzigeze kure, kandi Kristo yiteguye kubidufashamo kuko niwe muterankunga wacu mu kurereka. Tutamufite ntacyo twakwishoboza n'icyo twagira. Hari akantu nakunze we, hari akantu nakunze. Dusome muri Matayo 28:19 tugeze kuri 20. Umva ikintu nakunze, ari naho misiyo y'iki kiganiro ishingiye. Misiyo y'iki kiganiro cyacu cya Evening Glory ishingiye ku bintu biringiye kubabwira. Icyambere, dusome muri Matayo 19, Matayo 28:19 kugera kuri 20. Umva ukuntu bavuga. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi umva, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi. Ndashaka kubabwira ubwira burimo hano n'ikintu nasobanukiwe dushobora kuba tutajya dutekereza muri iki cyanditswe. Yesu yaduhaye misiyo yo kugenda mu mahanga yose tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi tukabugeza ku mpera y'isi. Noneho umva umwihariko afite. Iyo igihugu gitanze misiyo bagatuma umuntu mu gihugu runaka kujya kuba ambasaderi, nyine baramwohereza bakamuhana misiyo na fredo misiyo n'ibizamutunga n'ibizamuhesha mu gihugu agiyemo, ariko ntibajyana nawe. None umva Yesu karita afite ikomeye, yaduhaye misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza, arangije yemera kuduherekeza. Kuko hano kuri iki gice yaravuze ngo, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Yesu niwe mu misiyoneri wenyine, niwe muntu wenyine utuma abamisiyoneri be akanabaherekeza. Bivuga ngo dufite garanti, haleluya, dufite garanti muri uyu murimo w'Imana. Nta bwoba, nta ntambara yadutera ubwoba, nta byago, nta makuba. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo uyu murimo turi gukora w'Imana, Yesu Kristo nyirawe awubereye maso, ni na risike teka yawe. Donc yemera ko kwirengera n'ibintu byose twahuriramo nabyo. Iyo dututswe ni ubututswe, iyo tugeragejwe ni ubugeragejwe, iyi si ducunaguje muduhora niwe baba bari kubikorera. Ni ukuvuga ngo rero akantu karyoshye, niba tuzi neza ko mu rugendo Yesu yatwohereje mu rwo kujya gushaka izazimiye, yemeye kujyana natwe muri iyo misiyo, ntabwo badufite bwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko bitadukoze isoni namba. Kuko yaravuze ngo sinjya nerwa isoni no kwitwa abana banyu, umubyeyi sinjya nerwa isoni no kwitwa umubyeyi wanyu. Kandi natwe reka tuvuge ngo ntabwo duterwa isoni no kuba dufite Yesu Kristo nk'umubyeyi. Natwe turi proud. Jesus is proud of us and we are proud of Jesus Christ. Ubutumwa tuvuga ni ubutumwa bukiza, ni ubutumwa buhindura. Kino kiganiro muzunguka byinshi, kino kiganiro muzasobanukirwa byinshi, kino kiganiro harimo kwaguka mu buryo bw'umwuka. Tuzazana abigisha beza bafite ubutumwa butadiriwe. Hari ukuntu basigaye badiriwa ivuga butumwa, ukumva umuntu arigisha ibintu bitari ubutumwa bwiza cyangwa arabivanga. Tuzazana n'abantu b'Imana bafite ikintu cyo kubwira abantu cyiza gifatika, gifite aho gikura itorero kandi gifite aho kirijyana. Ni iki kiganiro muranyihanganira ntinze kuri kamera kwari kugira ngo musobanukirwe ikiganiro tugiye kuzakora, kuramenya guhimbaza Imana, abigisha b'ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, kuvuga no ku nkuru. Kuko iki kiganiro kiri guca ku kinyamakuru iki ngiki nyine cya Yongwe TV, iri ni itangazamakuru. Muzajya mubona tuzana hano tuvuga no ku nkuru zubaka abantu zatambutse mu gihe wenda cy'ukwezi, mu gihe cy'icyumweru, mu ma weekend. Tuzajya tuba reportage y'ibitaramo byabaye muri Kigali ndetse no hanze y'igihugu, mu bihugu byinshi bitandukanye. Ahantu hose bari gukora umurimo w'Imana, twiyemeje kuzagerayo uko tubishobojwe muri iki kiganiro, ku buryo Evening Glory nyine uzajya uryamuvuga ati, oh njyanye mu mahoro
niyoroshe imbazi urukundo rwe nirwo rungose, ku buryo uzajya uryama warangije kureba iki kiganiro ukarota neza. Hari abantu birirwa mu bintu bibi bidafite umumaro, ukabona umuntu ari kurota bari kumwirukaho n'amacumu, ukabona umuntu ari kumurota agwa muri za ruhurura. Nta muntu uzareba kino kiganiro ngo arote nabi, ubwo mwaba haba hari mwindi myuka itari y'Imana. Muramutse murose nabi waba wiriwe mu bindi, ariko nta muntu uzareba ikiganiro cya evening glory ngo abure gusinzira. Uzajya usinzira neza warebye iki kiganiro, usinzire rwose ubere nka Yakobo, uvuge ngo nzaba nka Yakobo ndote ibyo mu ijuru. Murumva tutabazaniye ibintu byiza. Imana ibamugisha rero ku mwanya wanyu mugiye kuduha, ku mwanya wanyu mutanze kugira ngo muzabane nanjye muri iki kiganiro, kandi nzabazanira abatumirwa beza bazatuma mwishima. Hari gahunda nzi mukunda, menyerewe ku musozi wa YouTube aho nkorera, aho ntambutse ibiganiro bitandukanye, yaba kuyoboka Mana TV ndetse no kuri channel yitwa Bikem wa Yesu icaho ibihangano byanjye, nanjye ndi umuririmbyi. Nanjye ari gihe nzajya bataramire rwose ibintu bigende neza cyane, turi kumwe n'abandi, turi kumwe n'abacuranzi batandukanye. Iyo channel ya Bikem wa Yesu rero icaho, hari gahunda nzi mukurikira muri benshi ivuga ngo amakorasi ya kera. Hano tuzajya tuzane n'abatumishi bafite n'amapendo n'ingoma yindi twakubitaga tugihamagarwa, baze hano dukora ikintu cyo kubyinira Imana, cyo guhimbaza Imana ku rwego rukomeye. Mu kanya hari abo nateguye bagiye kuza ku nshuro ya mbere, mwitegure. Ndumva ndi kuribwa njyewe ndanabarebaho ndi rwose n'ubwo mutabareba, ariko mu kanya mugiye kubabona. Tugiye gukora igitaramira ijoro. Satani nashaka yiyagure ntagana w'abantu. Biraza kugenda neza cyane, biratunganye rero. Gahunda y'amakorasi ya kera hano kuri Yongwe TV, umva twavuga ko ari nko kuri siyeje bigiye kujya bibera. Tuzahimbaza Imana mu makorasi ya kera, yandamwe twibagiwe, amwe abantu bajugunya, amwe bataye. Dore abantu bari kujya bandika indirimbo bamwe na bamwe bayobowe n'amarangamutima yabo, gusa nta mwuka werekeje ibyo bintu. Hari ukuntu kera twicaraga tukaririmba, cyangwa batubanjije akandika nk'ikorasi akaba afite impamvu ari kuyandika. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye. Amakorasi ya kera ni gahunda hano tuzaha agaciro cyane, ndetse n'ibitaramo n'amakuru atandukanye. Ikiganiro ni evening glory rero, kugira ngo mutaza kwicwa n'amatsiko, mu kanya gato cyane mu minota igera mu 10 ndaba nakiriye abaririmbyi cyangwa se korali nabazaniye uyu munsi. Yaje yiteguye, bambaye neza, babukereye, mugiye kubibona baje basenza Imana. Dore ko ni korali ihora ku karago, ni korali ihora mu bihe by'amasengesho. Iyi korali ifite karite ntarondora, ndaza kumanyiraho dukeya ntubabwire kuko ndabazi cyane. Nanjye ndababwiye ko ntabazanira abantu baza kubakinisha, baza kubapfunyikira. Biraza kugenda neza. Ikiganiro cyacu rero gikubiye muri Matayo 10:28-19 kujya kuri 20, no muri Daniel 12:3 avuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduri benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Ndifuza ko iyi televiziyo ahantu tuje gukora uyu murimo w'Imana, umva gahunda zo kwaka nk'inyenyeri turazifuza. Nitugera mu ijuru Imana izaduha amakamba, bivuga ati mwana wanjye Bikem, mwana wanjye tekinisiye turi kumwe, mwana wanjye cameraman. Kubw'ikiganiro cyo kuri Yongwe TV cya evening glory hari abantu 100 bakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduha amakamba, intugu zacu zuzure amapeta n'amanyenyeri. Abahindure benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Muri iki kiganiro umuntu uzagikurikira, dufite misiyo ivuga ngo, cyangwa intego yacu, intumbero ivuga ngo see me see Christ. Turifuza ko umuntu wese uzareba iki kiganiro azahinduka akaba ku rugero rw'uko Kristo dushaka, ku buryo ukubonye ukubona gusa, umuntu ukubonye abona Kristo. Ariko niba abantu bakureba bakakubonamo ibindi bintu, ubwo nyine usa n'ibyo bintu babona. Turashaka ko umuntu wese uzareba iki kiganiro, uzakora iki kiganiro cyacu yitonze, uzajya umureba azajya abona Kristo. Ni ukuri niba ahantu wicaranye n'umuntu, ndabyemeye, mubwire ngo see me see Christ, ndeba ubone Kristo. See me see Christ, ukureba ahita abona Kristo. Mu kanya rero nyuma y'iyo ndirimbo
tugiye kwakira ko ariko bana banje reka mubwire tugiye kwakira korari na Yesu utabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana abajyana na Yesu utabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana ako kantu abajyana na Yesu ugira ute gutabara abandi nibo bazagabana kuki umugisha w'Imana biraryoshye hari n'indi bavuze ngo kombona ari byiza we bizamera bite mu ijuru kombona ari byiza we bizamera bite mu ijuru kombona ari byiza we bizamera bite mu ijuru we kombona ari byiza we bizamera bite mu ijuru akatubwira iyi korali Besareli turi kubona hano mu minota 2 gusa agiye kutubwira gatoya korali Besareli yatangiye umurimo w'Imana byari korali Besareli ubu bihagaze ute korali Besareli ifite ibikorwa korali Besareli ifite ayo matangazo yumva yatangariza isi muri aka kanya murakoze nitwa Alexandre abantu mu Kristo abantu umuririmbyi muri korali Besareli ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR Remera. Korali Besareli korali yatangiye umurimo w'Imana mu mwaka w'1995 tangirira mu materaniro ya Burakeye tangira n'izina ryitwa Niba tangira kora imirimo yo gusenga harimo n'ivuga butumwa haba mu mavuna cyangwa se mu ngendo zitandukanye ariko zishingiye ku ivuga butumwa. Ubuzima korali Besareli yabayemo na uyu munsi kirimo nigeze gukomoza ku gikorwa cyo kujyana na Yesu gutabara abandi. Ni korali ikora umurimo wo kugemurira abarwayi guhera mu mwaka w'1998 habayeho gutangira bajya gufasha abantu abatishoboye tugateranya nk'amafaranga makeya tukajya mu mujyi wa Kigali kiri hariya kwa Rubangura tukareba abandi bakururuka ukaba washyigiye 1,200, 200, 500 ariko icyo gihe twari abakene amafaranga menshi twakotezaga yari amafaranga 50 ku muntu. Korali Besareli yakoze ivuga butumwa ahantu henshi hatandukanye amavuna murabizi ko twigeze kubaho mu gihe ivuga butumwa ryakorerwaga hanze kuvuna ku misozi kandi byagize umumaro by'umwihariko guhera mu mwaka w'2000 hari ubwo mu itorero ryacu rya ADPR higeze kubamo ikibazo cy'abantu bamwe bitandukanye n'abandi haza intambara z'agakombe n'igikombe. Guhera muri uwo mwaka w'2000 hari umudugudu wa Kibagabaga wagize ibibazo abantu bose barasohoka usigaramo abantu 6. Korali Besareli yakoze umurimo w'ivuga butumwa igihe kingana n'imyaka igera kuri 4 kugeza Imana igaruye igice kimwe cy'abari baragiye ariko aho hantu twabonye ukuboko kw'Imana kuririmba ukaririmbira intebe kubwiriza ukabwiriza intebe ariko Imana igihe kikagera ikumva gusenga ikumva ko twasabye Imana iradusubiza iduha abantu barakizwa binjira mu murimo w'Imana haboneka andi makorali abagiye barataha dushima Imana. Guhera mu mwaka wa 2005 rero nibwo twagarutse kuri ADPR Remera ariko iyo mirimo ze twayikoraga dukorera kuri ADPR tugakorera n'Ikibagabaga muri Niba turi Remera ku cyumweru Ikibagabaga. Imana yabanye natwe dufite byinshi nikora rigizwe n'abagabo n'abagore igizwe n'abasore n'abakobwa harimo abana batoya harimo abantu bize harimo abantu Imana yahaye bwa bwenge ivuga ngo ikoze isoni abanyabwenge kugira ngo ihimbaraga abatarabashije kugira ubundi buhanga bundi ibyo zongeri zose zirimo muri korali Besareli. Mbese ibintu byahishwe abanyabwenge Imana yishuriye abo muri Besareli kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Yego
murakoze. Ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi noneho reka twibaze iki kibazo. Umuntu uri kubabona hano wenda korali Besaleri, uyu munsi turi kugaragara hano turi abantu wenda bakeya, ariko noneho ndashaka kubabaza, iyi korali Besaleri turimo turareba igizwe n'abaririmbyi bangahe uyu munsi koze estimation? Biraryoshye bana mudukurikiye. Korali Besaleri igizwe n'abaririmbyi bagera mu 130. 130 bari muri izo ngeri zose na ariko muri kumva abantu 130 bitabye Imana ukuntu atari bake. Ni mwayitabye se? Ese wowe witabye iki wowe udukurikiye? Abantu 130 koko ni ibintu utakerensa bitabye Imana bagiye ku mwuka w'abazima. Murumva ko ari ibintu byo kuba cyane. Tekereza kubona abantu 130 bahagaze ku ruhimbi bari kuririmba baramya Imana banayihimbaza. Hari indirimbo yanyu mugira Imana we muraza kuyiririmbaho muri iki kiganiro. Njyewe rero iriya ndirimbo yanyu nubwo ntayivuga, njya numva nasaba Kristo mbifitiye ubwo bubasha akaba ari izazamura itorero. Donc tuzazamuka tukazazamuka hazabaho umunsi ukomeye. Musana bari bakumve uzaba umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho. Uzaba umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho, tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. Tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. hari ahantu munyamanurwa mbega umunezero. Muririmbe twumve ni hehe? Mbega umunezero, mbega indirimbo, tuzaririmba uz'urwunge n'abamarayika, tuzaba twasize iyi si y'imibabaro, tuzaririmba indirimbo za Mose n'iz'umwana w'intama, tuzaba twasize iyi si mbi. Amen. Yesu azatwakira, ijuru rizanyeganyega, bishimire kwakira abera bavuye muri iyi si. Yesu azatwakira n'ibyishimo. Ijuru rizanyeganyega, bakira abera bavuye muri iyi si. Uzaba umunsi uhebuje, uzaba umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho. uzaba umunsi uhebuje, Uzaba umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho, tuzibagirwa amarira, tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. tuzibagirwa imibabaro, Tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. Haleluya. Amen. Mana yanjye reka mbabwire nyine iyi ndirimbo ubundi njyewe iyo nyumvise ngira icyifuzo ngo nitorero rigenda donc iyo muri kuririmba muradufata murabona ko duhagaze kuri tapi rouge, muratwimura ikirenge kimwe kikimuka. Amen. Mu kanya cya kabiri nacyo kikimuka tugasigara turirimba mu kirere. Amen. Urumva ibintu mujya mudukorera nako mujya munkorera njye ngo ikirenge kimwe muba mwagikuyeho nkajya kumva mwagira ku gice cya kabiri n'icya kabiri ngasigara noneho nderemba mu kirere. Noneho iyo mugeze hariya ngo mbega umunezero, noneho
muhitamo kumpa amababa mungeza kuri etape mu mama nkumva ndi kugoga nsanga umwami wanjye. Iyi ndirimbo nuko nyine nakabisabye akaba ari itoro tuzazamukira. Ni indirimbo yo kweza umugeni, ni indirimbo yo kuvuga ibyiza by'ijuru, yego, ni indirimbo yo kuvuga ururembo twigezamo, ni indirimbo mbega wajya ngo muri protokoli iri gutegura ibyo bintu. Ni indirimbo Imana umugisha. Ariko ndaza kugira n'amatsiko muri iki kiganiro abantu badukurikiye ubundi barahari. Ndaza kugira amatsiko cyane no kwemerera abantu badukurikiye kuza kutuvugisha no kuduhamagara bakatubwira ukuntu bakiriye babonye ikiganiro cya Evening Glory. Kuko ino ndirimbo mu kanya turayigarukaho turirimba igice cyayo cya nyuma. Ariko iki kiganiro cya Evening Glory reka twongere twibutsa abantu ko ni ikiganiro kiza kigitambuka ku wa kabiri, wa gatanu no ku cyumweru kuva saa 3 z'umugoroba kugera saa 4 n'igice. Urabona ari ikiganiro tukigejeje kuri 70% mu kanya tuba tugisoje, ariko ngendeye kumva abantu bari hirya no hino ku isi ukuntu bari kwakira kino kiganiro. Hari icyo babwira Bikem, hari icyo babwira Kari Besareri, byose biraza kuba byemewe. Kuri iyo nimero mubona kuri screen yanyu tugiye gutanga umwanya mu minota mike cyane kugira ngo abantu bahamagare ababishoboye baduhe comment y'ukuntu iki kiganiro kimeze. Kuri nimero ni 0788 630 580 0788 630 580 niyo nimero tugiye gukoresha twumva abantu. Yes, technicien nkeka ko twatangira kumva abantu. Harimo uhamagaye. Hello. Yes, hello. Hello. Yego mukomere cyane. Urinde uherereye he? Ni Eric Nituriki. Nituriki Eric. Yego. Nerereye mu karere ka Kirehe. Yego. Ukuri iki kiganiro Evening Glory? Ndakumva cyane Eric, uvuze ko herereye Ikirehe. Igitekerezo cyawe ni iki? Comment yawe ni iki? Igitekerezo cyanjye rwose dukeye, ndagukunda cyane. Nitwa Bikem. Bikem. Yego. Ndagukunda cyane. Murakoze cyane. Ni korali natwe nayo ndayikunze. Yego. Ntabwo nari nzi ko muri ibi bihe turimo hari abantu bagifite umwuka w'Imana. Oya barahari. No kuri baracyahari, Imana icyubahiro. Urakoze cyane. Kandi Imana ibaho umugisha mu bikorwa bakoze byose. Yego. Kandi n'ubu ndumva bakibikora. Yego. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana iguha umugisha nawe. Reka twakire n'undi muntu. Eric urakoze cyane gutera courage abaririmbyi. Yes, ikiganiro ni Evening Glory. Hello. Yes, hello. Amakuru witwa ngo herereye, igitekerezo cyawe ni ikihe? Ndakumva cyane. Yo, kumbona ugiye guha amahirwe undi muntu ko nkubuze kuri gutinda. Hello. Ni bya bindi burava ku murongo hinjira mu ndi rero uyinjiye. Yes, hello. Yes. Hello. 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 Yego uraho neza, witwa nduherereye ukurikiye ikiganiro Evening Glory kuri Yongwe TV. Hello. Ndakumva 5 kuri 5. Nitwa Mireye. Mireye. Yego. Mireye uherereye hehe, niki cyagufashije uyu munsi muri iki kiganiro? Nuye mu Kiriza Remera. Nkunda ino korali. Mama wanjye aririmba muri Besareri. Papa nyirigira Diane. Yego. Nanjye ndirimba mu babibyi, ndabakunda cyane iyo korali.
urakoze umva ngwaye promotion gira amasekonda 30 ni iye ndirimbo ya Kari Besare ukunda kuyiririmbe ko twumva yitwa mutima wanjye niba ari mutima wanjye yimbaza Uwiteka mutima wanjye imbaza Uwiteka mana yanjye urakomeye wagiye ibicu bigira igare ryawe ugendera ku mababa y'umuyaga wambaye icyubahiro no gukomera. Mireye wumvise ko bimeze neza? Hello? Yes, wumvise ko bahise bakwakira? Ndabakunda cyane. Urakoze cyane, reka twumve n'undi muntu wakoze gukurikira ikiganiro. Nizere ko ku cyumweru nzabana na Mireye. Cyane, ndabakunda murakoze. Urakoze cyane. Yes, allo? Allo? Biraryoshye cyane. Allo? Ndakumva cyane. Yes, ukurikiye ikiganiro Evening Glory kuri Yongwe TV. Witwa nduherereye igitekerezo n'ikiki? Nitwa Imana cyangwa ikirere. Yego. Dukora ndetse cyane nanjye. Wow. Oya mugire gutya dusuhuze uyu muvandimwe mwakiriye turamwikirije. Barakwikirije cyane rwose. Nawe Imana iguha umugisha turakwishimiye urakoze. Ya abantu ni benshi cyane ku murongo muraza kwihangana abo tutaza kubasha kwakira. Allo? Allo? Yes, allo? Ukurikiye ikiganiro Evening Glory witwa nduherereye he? Yes. Igicumbi. Yego. Ndakumva cyane. Urakoze cyane. Ni iki wababwira? Urakoze cyane, urasante? Yes, yes, allo? Allo? Uguhaye amahirwe uri inyuma. Yes, allo? Ndakumva ukurikiye ikiganiro Evening Glory kuri Yongwe TV witwa nduherereye? Nyamasheke mumeze neza, uri mu kahe karere, uri muwe murenge? Kagano mumeze neza, aho hantu ndahazi. Ku murenge kabisa, Kagano ubuka hakurya ukagera aho bita mu Bushenge. Mu Bushenge urahazi? No mu Kabaga. Dusuhuza abantu bari mu Bushenge bari kutureba no mu Kabaga. Ishangi urahazi? Nigeze kuba gufata nayindi kuri YouTube. Hari ndahantu. Yego. Nayindi kuri YouTube nafashe nomero yanyu. Nyuma y'indirimbo nahoze muri kuririmba na ikorasi. Numvise bakunda muzakomeza umurimo wanyu. Murakoze kudutera imbaraga, natwe turagukunze. Twagiye ihangane gatoya twakira undi muntu, tugiye kwakira abandi bantu babiri maze dushyireho rwose finali kwakira abantu ni benshi cyane. Allo? Yego. Joel ukurikiye ikiganiro Evening Glory. Niki wabwira rero aba bantu? Niki cyagufashije uyu munsi?
Njye urakoze cyane. Yesu aguha umugisha, reka twakire undi muntu umwe. Ya, murakoze cyane, murumva ko bitoroshye. Muri gukora umurimo mugari, muri gukora umurimo ukomeye cyane. Yes, allo? 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 Ukurikiye ikiganiro Evening Glory. Vuga ngo Evening Glory. Evening Glory. Uri intore urasobanutse cyane. Cyane. Yes, ninde turi kuganira noneho muri iki kiganiro cyacu. Njyewe nitwa Bikem. Wowe witwa nde? Ngo urava ku murongo harinjira mundi uri inyuma. Allo? Yes, allo? Ukurikiye ikiganiro Evening Glory kuri Yongwe TV. Vuga ngo Evening Glory. Evening Glory. Glory. Vuga ngo umugoroba w'amashimwe. Hari ikintu ufite ushima Imana uyu mugoroba cyakubujije gusinzira ngo kivuga utambutse ishimwe ryawe isi yose iryumve. Ndakumva cyane. Yego. Yego. Uyu musaza ari hehe? Uyu musaza ko asobanutse. Uyu musaza wacu rwose muze. Urakoze cyane. Urakoze. Ni urakoze cyane, Yesu aguha umugisha. Abantu ni benshi bashaka gutanga comment ariko akaryoshye ngo ntigahora mwitama. Mwihangane tugiye kwakira undi muntu umwe gusa tugiye guha amahirwe kugira ngo atubwire uko ari kubibona maze duhite duhagarika kuko ndashaka ko muza kundirimbira refrain y'indirimbo turangije umva mu kanya bino bintu uraza kubibona kuri The Vibe TV, uzabibona kuri channel yitwa Bikem wa Yesu. Kino kiganiro ushobora kuzagikurikira rwose ntacyo bitwaye. Abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, mukoresha YouTube, ushobora kugenda ukandikamo ngo Bikem wa Yesu kuri YouTube, uzahita ubona iki kiganiro umunsi w'ejo n'andi makuru menshi atandukanye. Yes, urakoze cyane. Allo? Allo. Uvuga ngo Evening Glory. Evening Glory. Nyamara urasobanutse we. Ugira ngo ntitumeze neza se mwana, wowe ahubwo umeze ute? Nta kintu se, nta runtu rw'urushimwe ruri kukubuza amahoro ngo urutambutse none haba dushima Imana mu mugoroba w'amashimwe. Nyamara icyo kiri Imana yakoze kirakomeye kandi n'ishimwe rikomeye. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Haleluya! Urumva ko duhise tugufasha gushima Imana. Imana. Amen. Irubavu mumeze neza? Ku mucanga no ku mazi sha? Ku mucanga no ku mazi abameze neza Isambaza ziri kuboneka? Isambaza zimwe gifunze ariko bazafungura ku munsi w'ejo kwa gatandatu ubundi tubakajya kuri isambaza. Nibyo? Yego. Uzazirya neza? Murakoze n'icyo nakubwiriye Uruhare. Numvise ibirimo neza babwira bakomeye bavuga ko gucika intege turari inyuma n'ukuri pe. Yego. Mubari inyuma? Turari inyuma cyakurikiye. Ariko mujya munyuzamo munabajye n'imbere mwana.
oya mureka akantu tugiye gukora abirubavu mubajya inyuma noneho from Rusizi na Nyamasheke babajya iburyo niko bimeze noneho za Ngoma nabo bagote bajya ibumoso noneho umujyi wa Kigali natwe turatangatangira inyuma nyine yes urakoze cyane turishimye ku bwawe kandi ikiganiro uzajya uhora ugikurikira uzunguka byinshi none umurongo wawe ufatishije oya bwira mugenzi wawe ngo wadufatishije thank you so much urakoze cyane reka rero sawa kabisa ntabwo gahora mwitama rero turaganiriye abantu bashaka guhamagara n'ibinshi ndabibona rwose mwihangane dusoreje kuri uyu muntu abandi basigaye mwese iki kiganiro mushobora kukibona kuri The Vibe TV kuri YouTube channel ndetse no kuri Bikem wa Yesu mushobora kujyaho mukirebera amakorasi ya kera mugatangira mukabyina mugatada Imana we ni ibintu byiza cyane kandi bishimishije ikiganiro cyacu kigenda cyerekeza ku musozo Korali Besareli uwashaka indirimbo zanyu yazisanga idirijandira ngo badufasha cyangwa indirimbo zanyu yazisanga ufite umurongo ushakirwa indirimbo zacu kuri channel YouTube yitwa Besareli Korali Adeperimera yego birahagije gutuma indirimbo za Korali tuzibona mufite mishinga cy'ubuno mu muziki musaza urakoze cyane dufite imishinga ubu turi muri studio ko mutubona guca turi muri studio kandi uri no producer ese abantu bazi ko ari wowe ujya ucurangira amakorasi ya kera ntabwo babizi babimenye yego turi muri studio hanyuma turi gutegura audio ariko mu minsi mikeya tuzaba turi mu mashusho ku buryo muzaza muzireba hano kuri Yongwe TV indirimbo zacu turi kuzitegura neza yego murakoze cyane iyi ni Korali Besareli twari turi kumwe mu gitaramo muririmbe kakantu babwira dore hazaba umunsi ukomeye ndabadirije umunsi twagiye uzaba umunsi uhebuje tuzaba dusize imiruho uzaba umunsi uhebuje tuzaba dusize imiruho tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu mbega umunezero mbega indirimbo tuzaririmba uzurwunge n'abamarayika tuzaba twasize iyi si y'imibabaro myinshi yoyoyo tuzaririmba indirimbo ya Mose ni umwana w'intama tuzaba twasize iyi si mbi mbega ibyishimo mbega ibyishimo n'umunezero kuri uwo munsi uhebuje tuzaririmba hoziyana iteka ryose haleluya n'abamarayika b'Imana
Oh, tuzaririmba urufaya tugeze iwacu indirimbo z'abanesheje. Uzaba ari umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho. Uzaba ari umunsi uhebuje, uzaba ari umunsi uhebuje, tuzaba dusize imiruho. Tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. Tuzibagirwa imibabaro, tuzibagirwa amarira yose twarize turi kumwe na Yesu wacu. Yes, reka tubashimire cyane inshuti mwese mwari mukurikiye ikiganiro gisoje cyari kigitangira. Umwanzi w'ibyisi wamasahawe nawe hari igihe tuzabusika. Muzi ko hari ubuzima tuzabamo tutabara iminota, tutabara amasaha. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Uyu mucuranzi afite ukuntu ari mu mavuta gupfa no kwitsamura. Yes, inshuti mukurikiye Yongwe TV mu kiganiro Evening Glory ku munsi wacu wa mbere. Turabashimiye cyane ko mwadahaye umwanya wanyu mukabasha kudukurikira. No kuri mwakoze gutaramana natwe, mwakoze kubana natwe. Nakora Ribesareri turabashimiye cyane. N'abantu bari kureba televiziyo rwose niba batunga ibiganza biremewe babasabira umugisha w'Imana. Kandi nabonyera abantu basobanutse badukurikiye ubu bamaze no kubikora. Nitwa Bikem wa Yesu. Tuzongere tubane mu kiganiro cy'ubutaha ku cyumweru. Ku cyumweru saa 3 za nimugoroba kugera saa 4 n'igice. Umva Agaseke nzagapfundura, reka ndeke kubivuga neza. Murakoze cyane rero mwese mubashe kudukurikira. Tugiye guherekeza kwa Ribesareri n'indirimbo yabo. Dufite umutekinisiye mwiza cyane ubu yamaze no kubitunganya ndetse no kubikemura rwose. Ako karirimbo kabaherekeze. Mugendane n'ubuntu bw'Imana. We love you. Thank you so much.